Itangazo duraka abanyeshuri bari mu bizamini bagiye gutaha bajya mu biruhuko ndetse n'igihe buri karere kazatahira habiga muri internet ndetse n'abiga bataha. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA cyatangaje ko abanyeshuri bacumbikirwa ndetse n'abiga bataha bazatangira gusubira mu miryango yabo mu biruhuko kuva tariki 29 Kamena kugeza tariki 2 Nyakanga 2026. By'umwihariko dore ko gahunda y'ingendo z'abanyeshuri bacumbikirwa ihagaze kugeza ubu. Ibi ngibi byakozwe hashingiye ku ngingo y'umwaka w'amashuri 2025-2026 yatangajwe na Minisiteri y'Uburezi. Dore gahunda y'ingendo iteye mu buryo bukurikira hagendeye ku karere ishuri abana bigamo gaherereyemo. Turavuga umunsi, itariki ndetse n'uturere. Kuwa mbere tariki 29 z'ukwa 2026 Ruhango, Gisagara, Ngororero, Nyagatare, Gatsibo, Musanze, Nyarugenge, Gasabo na Kicukiro bazataha. Naho kuwa kabiri tariki 30 z'ukwa 2026 Huye, Nyamagabe, Nyabihu, Rubavu, Burera, Rwamagana na Kayonza nabo bazataha. Naho kuwa gatatu tariki ya 2 z'ukwa 2026 Nyanza, Kamonyi, Karongi, Rutsiro, Rurindo, Gakenke, Ngoma na Kirehe nabo bazataha. Naho kuwa kane tariki ya 2 z'ukwa 2026 naho umunsi usoza akarere ka Muhanga, Nyaruguru, Rusizi, Nyamasheke, Bugesera ndetse na Gicumbi nabo bazataha. Ari nabo bazasoza iyi gahunda yo gutaha abanyeshuri basubira mu macumbi yabo iwabo. Icyitonderwa amashuri asabwa kubahiriza ingengabihe y'ingendo iteganyijwe bohereza abana hakiri kare. Ikindi kandi abanyeshuri nabo bose barasabwa kugenda bambaye umwambaro w'ishuri. Si ibyo gusa ngo n'ababyeyi barasabwa guha abana babo amafaranga y'urugendo azabageza mu miryango yabo. Abashinzwe kandi uburezi mu turere basabwa gukurikirana igikorwa cyo gusubiza abanyeshuri mu miryango yabo ndetse no kwibutsa amashuri kubahiriza iyi gahunda neza. Mu rwego kandi rwo kohereza abanyeshuri mu ngendo, abanyeshuri bazagurukira i Kigali n'abandi bazanyura i Kigali berekeza mu zindi ntara ngo bazafata imodoka kuri Kigali Press Stadium. Batangaje kandi ko nyuma saa 9 z'amanywa stade zajya bifunze ndetse ko nta munyeshuri wemerewe kuza nyuma y'iyo saa. Ngahe nguko rero imbwe byatangajwe na Minisiteri y'Uburezi ndetse n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA. Mbabwira ni karagaciyemo ngire cyari mwe Nyabar Obed nayo mwari mukurikiye n'isoko y'amakuru yabagize amakuru buri munsi. OB Time News.